kandi ubwo bugingo ni ubwa Yesu. Yesu ashimwe bana b'Imana, Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Mumeze mute aho muri hose? Tumeze neza natwe turashima Imana. Hari ijambo nasomye mu gitondo numva naribaganiriza. Bibiliya hari ijambo nasomye numva ribaye rishya mu buzima bwanjye, sibyo? Mu Baheburayo igice cya 6 uhereye kuri 1 haravuga ngo kugeza kuri 12. Hano ntekereza ko abanditse igitabo cy'Abaheburayo bashaka kutubwira, njye numva bavuga ngo ni Pawulo wacyanditse, ngira ngo yashaka kutubwira ko agakiza katarangirira mu kwihana, katarangirira mu kubatizwa, katarangirira muri iriya migenzo yose umuntu akora kugira ngo abatizwe. Mbese urabona urugendo rw'umukristo hari ubuzima bubanziriza umusaraba. Urabona mu gitabo cy'umugenzi uriya mugabo agaragara yikoreye ibyaha, aremerewe, arushye, aragenda, ariko umunsi yageze ku musaraba byahise bimuvaho. Hano rero ngiye kubasomera hashaka kutubwira ko ubuzima butagarukira kuri uwo musaraba, kandi umugenzi bigaragara ko amaze gutura uriya musaraba we yakomeje urugendo, si byo se? Hano rero haranditse aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo. Ibivuga Kristo, kumwakira, kwihana, ntabwo ari byo tugomba guhoramo, ntabwo ari byo tugomba kubibamo tukabicamo tugakomeza. Ngo guhora mu bya mbere bya Kristo, ngo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Misiyo yo kuba umukristo ya mbere ni ukugera ahantu utunganwa, sibyo? Utunganyirizwa. Hari icyanditswe nkunda kubasomera mu bizera ngo Enoke ngo yagaragawe ko nta kintu cyamugaragayeho, ngo niyo mpamvu yimuwe, sibyo? Ndaje makomeza reka ku kantu reka ngasinyare. Ngo kwizera niko kwatumye Enoke yimurwa mu ijuru ngo adapfa, ngo kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimeye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Hano rero baratubwiye ngo gutunganyirizwa, gutunganywa rwose, sibyo? Ni ukuvuga ngo kuva ku musaraba ukakira Kristo ukinjira muri urwo rugendo, uba ugiye mu rugendo rwo gutunganywa. Hano hakomeza havuga ngo kwe kongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri, arirwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Twe kongera vuga ngo dusubiye kwihana, dusubiye kwakira agakiza, dusubiye kubatizwa, kandi twarabihawe. Ahubwo turwane n'icyo kintu kitwiziringiraho, turwane nacyo kituveho, kugira ngo twakire umurimo wo gutunganwa muri twebwe. Cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa. Urumva ntabwo twakongera kubigisha ibyo kubatizwa, kuko ahangaha yabwiraga abantu bakijijwe ngo twongere kubigishwa ibyo kubatizwa, ngo no kubarambikaho ibiganza, no kuzuka kw'abapfuye. Ibyo byose mwarabimenye, ariko muharanira igikorwa cyo kugira gute, cyo gutunganywa rwose, sibyo? Ngo n'iby'urubanza rw'iteka, icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Imana nishaka ko tubibasubiriramo tuzabikora. Ahangaha bashaka kuvuga ko ibi byose twarabimenye, ariko noneho duharanire gutunganywa umunsi ku wundi, kwezwa, twihanganira ibitugerageza, turwana no guhindura kamere, turwana no guhindura intekerezo tukazigira iza Kristo, tugaharanira kumva icyo twakiriye icyo ari cyo. Kuko hakomeza avuga ngo kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo, abarangije kugera kuri wa musaraba, sibyo, bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakabivamo. Pawulo aravuga ati se kuko ubuntu bwatuziye twabiboneye ubuntu tubipfusha ubusa, sibyo? Hari aho yigeze avuga ijambo njya mwibuka muri icyo cyanditswe avuga ngo ingurukira,
ngira ngo ni twebwe ingurukira. Hari aho yavugaga ati se niba Imana yarateye umugongo abana bayo, agakiza kakazana mu banyamahanga, kandi we ikaba azabagirira impuhwe, umunsi mwe mwabivuyemo izabagira gute? Byanditse mu Bakorinto. Byanditse mu Bakorinto. Avuga ngo ese mwebwe mwabibonye kubw'ubuntu, kubw'imbabazi, nibiba ngombwa ko mutabyumvira, niba Imana yarateye umugongo abo yita abana bayo ukuri, mwebwe bizagenda bite? Mwe mwabihawe kubwo kuba adopte, sibyo? Ngo bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakabivamo. Ntibishoboka kongera kubahindura bashya, ntabwo bishoboka ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukoza isoni ku musaraba, ku mugaragaro. Hakomeza avuga ngo kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyemo kenshi, bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa, buhabwa n'Imana n'umugisha, Imana ibuha umugisha. Ariko niba muremamo amahwa n'ibitovu, niba bweramo amahwa n'ibitovu, buba buhinyutse, bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa. Ariko bakundwa, ni gutya akomeza avuga. Yohani niwe akunda kuvuga ngo bakundwa abana b'Imana, umva ko ari umubyeyi w'urukundo. Ariko bakundwa, nubwo tuvuze dutyo, nubwo tubakekeye ibyo, nubwo duketse ko ibyo bishoboka kuri mwe, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza, ko uko muhagaze murushijeho kurwana intambara yo kwizera, sibyo? Twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza, ngo nuko bizana agakiza, nuko gutunganywa kanyu bigenda biberekeza ku gakiza, kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye, kuko Imana itibagirwa ibyo byose. Niba baravuga ngo naho umukiranutsi yarwa karindwi ngo ntiyarambarara, kuko Imana itajya yibagirwa ibyo byose. Ariko se tugwe kuko dufite ubwo buntu bwo kutarambarara, cyangwa ahubwo dufate Kristo ukuboko, dukomeze twihambire, dukomeze dusabe imbaraga, dusabe kongererwa kwizera, dusabe kongererwa imbaraga, dusabe kwihanganira ibitugerageza, dusabe kugera mu gihagararo cya Kristo, sibyo? Ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye, ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera, nanone mukaba mukibakorera. Tabita apfa, ngo abapfakazi baramuririra, bibukije Imana imirimo ya Tabita, ati dore aya makanzu niwe wayadoze, sibyo? Hari imirimo Imana izi ko twibukirwaho. Hari igitabo cyanditswe mu ijuru cyanditswamo imirimo, hari ibitabo cyandikwamo ubugingo buhoraho. Icyo gitabo hejuru handitseho ubugingo buhoraho. Yarakirijwe, avuye mu rupfu, agiye mu bugingo buhoraho, agiye kwandikisha imirimo, kuzuza akabya. Bivanga amasengesho y'abera ngo yuzuye akabya, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Icyo gitabo rero, hari ubwo Imana ifungura icyo gitabo bati nubwo ananiwe reka tumwongere imbaraga, ariko aha yari ashoboye. Tabita rero ngo baramuririra, babona ko yari akwiye kugaruka ku isi, kuko hari imirimo bibukije Imana. Imana irebye mu gitabo isanga iyo mirimo irimo, sibyo? Twe kunanirwa tutaranandika, tutaragira icyo twandikisha. Twihanganira ibitugerageza, dusenga ubudasiba, twige gukunda, twige kubabarira, twige kwihangana, sibyo? Ngo none turakomeje, ngo ko mukunda izina ryayo, kuko mwakoreraga abera, nanone mukaba mukibakorera. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete. Hano urabona ko yabanje kwerekana ko byashoboka ko tujya, yongera kwerekana ko umwami Imana hari urwibutso adufiteho, ariko arongera avuga ariko mwerekana uwo mwete ko mubishaka kuva ku musaraba mugakomeza urugendo rwo gutunganywa, sibyo? Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo mutaba abanebwe, kugeza ku mperuka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa b'amasezerano. Niko avuga, babiheshejwe no kwizera
no kwihangana. Kanshyiraho ni verse ya 13 ngo ubwo Imana yasezeranyije Aburahamu, wumva icyatumye Aburahamu mu byatumye aho umuntu witangiye imbere y'Imana, ngo ubwo Imana yasezeranyije Aburahamu kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo, nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti ni ukuri no guha umugisha nzaguha umugisha kandi no kukugwiza nzakugwiza. Akomeza hasi kuri 15 ngo uko niko byabaye kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyasezeranye. Uko niko byabaye Aburahamu amaze kwihangana. Hano baratubwira ngo mugire uwo mwete, mwihanganire ibigerageza, sibyo? 5 hari ahantu bavuga ngo Yesu ngo kuri 5 bavuga ngo kandi nk'uko yavuze n'ahandi ati uri umutambyi iteka mu buryo bwa Melikisedeki. Ntabwo yapfuye kuba we. Haje kuri 7 bavuga ngo Yesu akiri mu mubiri ameze kwinginga no gusaba cyane iyabashije kumukiza urupfu. Amaze kwinginga no gusaba cyane iyabashije kumukiza urupfu, ataka ashyiraho no gutaka cyane arira, yumviswe kubwo kubahwa kwe. Ngo nyamara kondisiyo, nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, sibyo? Hano aravuze ngo Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane. Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga first of all, gusaba cyane, ataka arira, yumviswe kubwo kubaha, agerekaho no kubaha, ngo nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye. Kandi hano tubonye ko batubwiye ngo babanje kutubwira ko birashoboka ko ibyo byose twabihawe ariko twirinde tudasubira inyuma kuko nta rundi rufatiro ruzadushyirirwaho, sibyo? Akomeza anavuga ngo nyamara mwebwe siko tubakeka, siko tubatekereza, ariko bakundwa nubwo tuvuze dutyo twiringira tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza. Akomeza avuga ngo kuko hari iby'Imana ibibukiraho mwakoreye abera bayo, hari imirimo Imana twibukiraho cyagiye dukijijwe, ngo ariko mushyireho umwete, sibyo? Hasi haravuga ngo Aburahamu nawe ngo uko niko byabaye kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranyijwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo turiho ngo dusubire inyuma. Bibiliya mu Batesalonike 4:7 haravuga ngo kuko tutahamagariwe kwanduzwa ahubwo twahamagariwe kwezwa. Ijambo ry'Imana namwira ngo mubabera nk'uko nanjye nera. Ni ukuvuga ngo ni urugendo rw'ubuzima, umunsi ku wundi twiga kwera, tugenda twezwa. Ijambo rirambwira ngo twezwa ni iki? Ese twezwa ni iki? Yohana 15:3-4, Yohana 15:3-4 haravuga ngo iyo usomye ngo cyose usanga Yesu avuga ngo mube muri mwe nanjye mbe muri mwe, amagambo yanjye abe muri, mbese ntakagire ubwo mureka kuba muri ngewe. 15:3-4 haravuga ngo ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mumaze kwezwa n'iki? N'ijambo. Nta kindi kintu kitweza ni iri jambo. Ijambo riratweza kuko iri jambo ni ukuri, ni miruwari, rigenda ritubwira ngo dore nibi bigenda gutya, nibi byagenze gutya. Umwuka aragashyiramo imbaraga ze kugira ngo turyumve rirusheho kutweza no kudutunganya, sibyo? Ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu. Yesu aravuga ngo ndi igiti muri amashami, sibyo? Kuba dushamikiyeho ntibisobanura ko ishami ritakuma rikajugunywa, ahubwo tugumemo, dukomeze tunywe amazi ava mu butaka, turye intungamubiri ziva muri Kristo. Umugume mu ijambo ryanjye nanjye ngume muri byo. Hari umuntu uba yarasomye Bibiliya akavuga ati narayisomye, bariya bavuga ni bimwe bihora ari bimwe ntibihinduka, sibyo? Ariko hano Yesu yashyize ako kantu ngo mugume muri mwe nanjye ngume muri mwe, ngo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ridafashe ku muzabibu, sibyo? Niko namwe mutabasha nimutaguma muri nge. Dusubiye mu Baheburayo. Mu Baheburayo hari ahantu havuga, mu Baheburayo hari ahantu havuga
bahera igice cya kabiri umurongo wa mbere avuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete no kwita ku byo twumvise, ngo kugira ngo tudatembaganwa tukabivamo. Ni ukuvuga ngo hariya Abaheburayo batubwiye ngo mugire umwete wo kubihoramo. Yesu aravuga ati nimuguma muri mwe nanjye nkaguma muri mwe, ngo mubasha kwera imbuto. Hano aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kwita kuri iri jambo, ngo kugira ngo tudatembaganwa tukabivamo. Sibyo? Ijambo rirambwira ngo hariya yavuze ngo ubwo mwumvishe ijambo ryanjye, ngo none ubu umaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Bibiliya iravuga ngo ni ijambo ritweza. Hari n'ahandi hantu mu Baheburayo havuga ngo igice cya 9 umurongo wa 22 ngo ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso. Ni ukuvuga ngo hari amaraso ya Kristo atweza, twiyaturaho buri munsi akatwoza akatweza. Hari n'iri jambo. Ubuhanuzi twabwakira kuko Pawulo yaravuze ngo uwifuza impano ikomeye yifuze guhanura. Ubuhanuzi twabwakira, twakwakira amasezerano yanasohora, ariko ikidukomeza kubibamo no kubikomeza ni iri jambo. Ni naryo ridushoboza gukomeza kumenya abo turi, dusingira icyo Kristo yadufatiye. So narinje kubaganizaho kano kajambo ngo twibukiranye ko dukeneye gukomeza kwizirika kuri iri jambo kugira ngo ribashe kutweza no kutwoza. Hari ahantu Bibiliya ivuga, bavuga ibya muri Matayo, bavuga iby'umwuka wera ngo uwo naza ngo azatubwira ibyenda kuba, ngo uwo naza azabwira abisi, azemeza abisi by'ibyaha, ngo nimugera mu rukiko mu rubanza ngo azababwira ibyo muvuga. Uriya mwana Israel Mboni yaririmbye avuga ngo umva wajuru we, ngo ujye uhora unyibutsa aya magambo, ngo mu bihe by'imanza no mu bihe by'ibinyoma. Ni ukuvuga ngo igihe cyose tugeze imbere y'urubanza, urubanza si urubanza rwo mu rukiko, urubanza ni igihe cyose tubaye tempted, handi tutazi ngo turabigenze gute. Wumva wajuru ujye uhora unyibutsa aya magambo. Iyo wasomye ijambo umwuka aragenda akubwira ijambo rijyanye n'igihe ugezemo, sibyo? N'igihe ugezemo. Ndagira ngo mbibutse ngo kubura umwana w'Imana ntibikuraho kugeragezwa, kuko tugaragaza ko umwami Yesu Kristo hari ahantu avuga ngo kuko yageragejwe abasha no kurengera abageragezwa bose. Ibyo tuvuga hano avuga ngo Baheburayo 2:18 avuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Ni ukuvuga ngo Kristo abasha kudutabara kuko yageragejwe. Ibyo rero ntibikuraho ko abana b'Imana bageragezwa. Ndagira ngo mbibutse ko Abisirayeli bamaze muri Egiputa imyaka 400 bakora uburetwa. Ibyari byarakwiye ko ari abana b'Imana, sibyo? Ntibyabujije ko baca mu nyanja itukura, bagaca mu butayu, bakaribwa n'inzoka z'ubusabwe, bakababazwa, ariko ntibyakwiye ko ari abana b'Imana, sibyo? Ariko ndabibuka ko igihe bageraga mu kibaya bagahura ubwo bari abami bamenye ibyabo, bahamagara uriya mwami Baraka, ahamagara Baramu, aramubwira ngo buriya bwoko bwazungereje abantu, ndagusabye ubamvumire, niko yavuze. Ariko Baramu ngo yasohora ururimi atangiye kuvuga ngo agasohora umugisha. Icyo kikwereka ko iyo myaka bamaze 400 mu butayu, muri Egiputa n'imyaka 40 bamaze mu butayu, bitakuyeho ko ari ubwoko bw'Imana. Aravuga ngo erega ubwo n'ubwoko butavumika. Ubwo ni ubwoko butavumika. Nasoreza ku ijambo rero Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara yo kwizera. Timoteyo 2:4 ngo narwanye intambara yo kwizera. Iyi niyo ntambara yo kwizera, ni bwa buzima burimo ibibyo byose, bya buzima burimo kwihangana, gukunda, kubabarira, gusenga, mu rugendo rw'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Iyo mbivuga ntagomba mbivuga ngo tubivuge nk'abavuga ubutumwa turi kubwira abakristo mu rusengero, mbavuga ngo ubu buzima tubwapurike no mu buzima bwo hanze, sibyo? Tubwapurike no mu buzima bwo hanze. Aha ndabwira abantu bakunda Imana ariko bari kugeragezwa, bumva babivamo, bumva bacitse intege, bumva bakwishakira inzira, bumva bibaza ngo ese uyu mwami twakurikiye, uyu mwami, nanjye icyo kibazo njya nkibaza. Ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu mwami ni uwo kwizerwa. Ejo yambwiye ijambo, arambwira ngo ikikwereka imbaraga z'ijambo. Narimo nsenga, kwa kundi umwuka yaraza akafata umuntu, arambwira ngo nuko uwo mugore ntiyongera kugira umubabaro ukundi. Uwo ni Hana,
sibyo. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo Imana yakwemvestijemo ikaguha agakiza kayo ibikwegispektingamo ibikomeye, ibikwegispektingamo byinshi utateganyaga, ariko urugendo nuko harimo kugeragezwa, nuko harimo kubabara, nuko harimo kurwara ukamara ku gisasiro, harimo ubukene, harimo ibibagerageza umunsi ku wundi, harimo kuba tempted n'ibyaha bishaka kugaruka, ibyo byose. Ariko Pawulo asoza avuga ati njyewe narwanye ibyo kwizera. Kandi Pawulo urugendo rwe turaruzi. Pawulo turazi urugendo rwe atangira ava muri kiriya gihugu cyabo cy'Abayuda agenda akagera i Roma. Hari ahantu avuga ngo dutekereza ko tugiye gupfa igihe bari muri ya nyanja, ati dutekereza ko tugiye gupfa, yibagirwa ijambo yavuganye n'umwami tuzampamireza i Roma. Burya Imana buri gihe iguhaye agakiza ikabana nawe ukageragezwa, hari amasezerano iba yaraguhaye, ariko kubera kubabara cyane no uravuga uti ya masezerano ari hehe? Ese ya Mana twavuganye iri hehe? Ise birihe? Ariko Pawulo ajya gusoza ngo yageze ni Roma nta n'urubanza bamuciriye. Nicyo kintu gitangaje. Iyo usomye kiriya gice cya 28 nta rubanza bamuciriye. Sibyo? Ibintu biguhagaze imbere ugera ukabibura. Ugiye ku ijambo rivuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka gusa abantu be. Yerusalemu ntago mpazi, ariko mu mwuka wanjye nishyiramo ko ari imisozi imeze ngo niko Uwiteka agose abantu be. Ijambo ry'Imana niyo mpamvu nabwiye ngo nimuguma mu ijambo rya mbere niko Kristo yavuze ngo muzaba nk'umuzabibu n'amashami, muzera imbuto nziza. Niyo ijambo ry'Imana riradukomeza, ruduha imbaraga, riratwigisha, nicyo ryaziyeho, nicyo ribereyeho, sibyo? Kandi ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga zo gusohoza icyo waritumye ashaka. Turakomeje kuri kiriya cyanditswe cya Pawulo, numva abantu benshi bakizi, ariko tujye duhora tukibukiranya, tujye duhora tunakibuka. 4:7-8 haravuga ngo kuko ndagira ngo mbibutse ko urugendo rw'Abakristo umubabaro wa mwinshi. Ndagira ngo icyo kintu twe kujya tukirengagiza, sibyo? Pawulo atangira ku gice cya 6 avuga kuko njyeweho maze kumera nk'igisuka ku gicaniro. Hari umuntu wigeze ashaka kunshinyagurira, ambwira iki, arampamagara ariko se yanje ambwira ikintu cyambayeho. Ndamubwira ni nasutswe ku gicaniro. Kereka utanzi niba utakizi, sibyo se? Hari igisuka ku gicaniro. Ejo bundi numvise Pastor Marcel ari kuvuga ngo igihe cyose Imana ikuzamuye ibigukuye muri humiliation, ifite ahantu igukuye. Ntabwo Imana ishaka kuzamura n'ubundi uzamutse uri hejuru, ntabwo bikunda. Ifite aho igukura kuri icyo gicaniro wasutsweho. Elizabeth aravuga ngo noneho nkuweho igisuzuguriwe, nkuweho ijambo igitutsi cy'uko ndi ingumba. Kandi yari afite kwizera, rwari urugo rw'abakiranutsi, niko birivuga. Ndagira ngo mbabwire ngo urwo rugendo turugendamo, niyo twatsinze ntibikuraho intambara, kuko nizo zidukomeza. Nizo zidukomeza. Hari ahantu Yohana avuga ngo mwishime munezerwe nimugurwa n'ibibagerageza, nibagerageza ntibibageraho. Simbabwiye ngo mubyishimire, simbabwiye ngo mwishime umubabaro, ariko nagira ngo mbabwire ko urwo rugendo ku mukristo rurahari. Niba witwa uwizera koko, urwo rugendo ngiye nzajya mpora ndubibutsa ko urwo rugendo ruhari. Turaseka, turishima, turanezerwa. Yesu akora imirimo ku munsi ku wundi, turamubona, ariko ahakomeye niho turi kuvuga kugira ngo tujye tumenya ko aho ngaho Kristo turi kumwe nawe. Nigeze mbigisha inyigisho ndababwira ngo igihe Yesu yari kumwe n'abigishwa be mu mazi, hakaza umuhengeri yinjiranye nabo mu bwato. Umuhengeri uzaye ari kumwe nabo mu bwato, ariko ngo yari asinziriye, ariko ntibyabujije ko ku munota hanyuma aza. Ndagira ngo mbabwire ko uwo muhengeri Yesu muba muri kumwe, as long as you are a believer, uzi ibyo urimo, uzi kukijije, uzi kuri uwizera. Bibiliya avuga ngo kuko umwuka aratwemeza neza ko turi abana b'Imana, sibyo? Pawulo avuga ngo kuko njyewe maze kumera nk'ibigisukwa ku gicaniro. Ibindi ntacyo byari bimubwiye, yari amaze kubona ko yabaye igikenyeri. Yababajwe bihagije, sibyo? Igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Imana izaduhe kurangiza gutya, sibyo? Ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, narwanye intambara nziza, ni kwa gutunganywa.
twasomye mu Baheburayo. Ni kwa gutunganywa. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, narangije urugendo, narwanye intambara nziza. Umwuka yari arimo amubwira ati warabikoze, wawu wabikoze neza. Après tout, nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi ni ubuzima budasaza, nibwo bwitwa ubugingo buhoraho. Hakomeza avuga ngo narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbika ikamba ryo gukiranuka. Sibyo? Tuve ku musaraba, turwane urugendo, turinde ibyo kwizera, dukubite ibipfunsi turwane. Muhumure, ntabwo turi twenyine. Sibyo? Ufite urufunguzo rw'ikuzimu, ufite urufunguzo rw'urupfu, uwo ariho ariho ku bwacu. Ibisigaye mbikiye ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu, umucamanza utabera, iry'umwami wacu, umucamanza udasaba n'aba ngaba, utabera, azampa kuri urya munsi, azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, nanjye arimo, nanjye ndimo. Nyamara si Pawulo wenyine, nanjye yanje ndimo, ahubwo abakunze kuzabona kwe bose. Ndabashimiye cyane. Iki ni cyo nashaka kubaganizaho muri iki gitondo. Duharanire kwezwa, kuko tutahamagariwe kwanduzwa. Yohani hari aho avuga ngo, mu mabara ya Yohani avuga ngo ariko nubwo wagira gutyo ukagwa, dufite umurengezi, dufite indobo, dufite amaraso atajya aba expired, dufite amaraso yatumenewe. Nubwo wagwa, dufite umurengezi, dufite amaraso yatumenewe umunsi ku wundi, duhora twezwamo, sibyo? Duhora twezwamo. Dawidi aranditswe, ariko Dawidi yishe umugabo yishe Uriya, asambanya umugore we, ariko umugore niwe wavuyeho Salomo. Icyo kikwereka imbabazi z'Imana ko zihora ziri available for us, zihora ziri aho ngo zidutabare, zihora ziri aho zidukureho gukiranirwa kose. Sibyo? Ndabashimiye rero. Imana yo mu ijuru ikomeze itugirire neza. Have a good day. Uwiteka akomeze abagure mu ijambo. Ibintu hafi ya byose byezwa n'ijambo, byezwa n'amaraso. Shalom, shalom. God bless you all.